twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagara Nyagasani kugira ngo tugere neza ku mpuhwe ze, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kudukiza kuri uwa gatandatu w'icyumweru cya mbere cy'igisibo, tariki 15 Werurwe 2025. Ahantu tujye guhurira n'Imana, buri wese ace bugufi twakira ijambo ry'Imana. Isomo rya mu gitabo kivugura amategeko, umutwe wa 26 umurongo wa 16 kugeza kwa 19. Musabwira abayisiraheli ati, uyu munsi Uhoraho Imana yawe akubwirije gukurikiza amategeko n'iyo migenzo. Ujye ubyitaho, ubikurikize n'umutima wawe wose n'amagara yawe yose. Uyu munsi dore watumye Uhoraho avuga wiyeruye ko azakubera Imana, ariko nawe ugakurikiza inzira ze, wita ku mategeko ye n'amabwiriza ye n'imigenzo ye, mbese ukajya wumvira ijwi rye. Uyu munsi kandi Uhoraho nawe yatumye uvuga weruye ko uzamubera umuryango w'ubukonde yihariye, nk'uko abigusezeranyije, kandi ko uzakomeza amategeko ye yose. Icyo gihe rero azagukuza, agusumbisha ayandi mahanga yaremye yose, uyarushe icyubahiro n'ubwamamare n'ishema. Bityo ubere Uhoraho Imana yawe umuryango mutagatifu, nk'uko abigusezeranyije. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 119. Uhoraho, hahirwa abakurikiza amategeko yawe. Hahirwa abadakemwa mu mibereho yabo, bagakurikiza amategeko y'Uhoraho. Hahirwa bumvira ibyemezo bye, bakamushakashaka babikuye ku mutima. Ni wowe witangarije amabwiriza, ugira ngo bayakurikize ubutayahuga. Icyampa ngo inzira zanjye zihame, kugira ngo nkurikize ugushaka kwawe. Nzagushimagiza n'umutima uboneye, maze kumenya amategeko atunganye uciye. Ugushaka kwawe nzagukurikiza, ntuzantererane bibaho. Uhoraho, hahirwa umuntu ukurikiza amategeko yawe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo, umutwe wa 5 umurongo wa 43 kugeza kwa 48. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati, mwumvise ko byavuzwe ngo uzakunde mugenzi wawe wanjye umwanzi wawe. Njyewe ndababwira ngo nimukunde ababanga, musabire ababatoteza. Bityo muzabe abana basuri mu ijuru, uvusha izuba rye ku babi no ku beza, kandi akavubira imvura abatunganye n'abadatunganye. Nimwikundira gusa bakunda, muzahemberwa iki? Ese abasoresha bo siko babigenza? Maze se nimuramutsa gusa abo muvindimwe, muzamurushije icy'abandi? Ese abatazi Imana bo siko babigenza? Mwebweho rero muzabe intungane, kuko so mu ijuru ari intungane. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Mwebweho rero muzabe intungane, nk'uko so mu ijuru ari intungane. Matayo umutwe wa 5 umurongo wa 48. Haratubwira iki? Ubutungane tukarebera ku Mana. Nyagasani Imana igira neza, umugisha abayoboke bawe bari kwakirira ijambo ryawe, kugira ngo ukomeza gutambuka iwabo, ubavugure ku mubiri no ku mutima, ubahe kugutunganira uko bikwiye. Iri jambo ryawe ribagorore, maze bakwerekewe Imana nyakuri, bakora ugushaka kwawe buri munsi. Amen. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Amasomo Kiliziya mu byacu duteguriye aratwerekeza ku butungane. Ubutungane ni ukubara kugeza kuri 7. 7 bishatse kuvuga umubare ushyitse. Ijuru, ubutungane, kurwana urugamba rwa roho buri munsi, kugeza igihe utsindiye ugeze ku butungane. Nta handi kiza kubwira ko wageze ku butungane, ni ukugera ku Mana. Igihe cyose ukiri mu nzira, uri kumwe n'abavandimwe, uri kumwe n'abantu ndetse n'ibintu, biragusaba gutera intambwe yindi kugira ngo ugere ku buntu bw'Imana. Bityo rero, akenshi kikunze guturanga twebwe abantu tugarukira mu nzira, tukibwira ko twashyikiriye, kandi tutarashyika ku Mana. Ubutungane ni ugushyika ku Mana, bya bindi bita kwigererayo. Nawe rero wigerereyo, ejo utazabeshywa, dore ko abategera ibwami babeshywa byinshi. Nawe rero birashoboka ko utajya ugera ibwami, biragusaba kwigererayo, kugera ku Mana. Aya masomo nadufasha gushyika ku butungane. Ubutungane, aho utongera kwitiranya ibintu n'abantu, aho utongera kwitiranya byose n'ubuntu bw'Imana. Isomo rya mbere riratubwira uburyo twagera ku butungane, ni ugukurikiza amategeko, ni ukubaha Imana, ni ugukorana n'Imana no kubana n'Imana. Bityo ukabasha gukomera ku isezerano ryenyine n'Imana, kuzabera Imana umuntu mwiza, umuryango mwiza.
hanyuma imana nayo ihora ari indahemuka. Dieu toujours fidèle. Imana ndishobora kuduhemukira na rimwe, ahubwo twebwe abantu nitwe turambirwa tugahemukira Imana. Yamvuga igira iti Dieu n'est jamais en retard ni absent, c'est l'homme qui est impatient. Ngo umuntu, ngo Imana nta na rimwe isiba, nta na rimwe ikerererwa, nta na rimwe ihemuka ku masezerano yayo, ahubwo umuntu niwe uhemuka akarambirwa, yarangiza akarambika akigendera. Imana buri gihe ihora indahemuka. Nawe rero kugira ngo ubashe kugera ku Mana, nawe wongere uvugure ubudahemuka bwawe maze werekere Nyagasani. Uhoraho hahirwa umuntu ukurikiza amategeko yawe. Amen, amen, amen. Uwo ni umuririmbyi wa Zaburi utwibutsa ko umuntu wese ugenda mu nzira z'Imana abaho neza akamererwa neza, kuko uri kumwe n'Imana ntacyo yaba. Uyu ni umurongo w'Ivanjiri nanone utwereka urugendo tugomba gukora. Akenshi ingendo zacu zikunze kugarukira mu nzira turi gushwana n'abandi bitewe n'uko nyine inzira itararangira. Turacyakomeje urugendo ruracyakomeje. Amaherezo y'inzira ni mu nzu, amaherezo y'ubuzima bwa hano ku isi ni mu ijuru. Twaremwe twese kuzajya mu ijuru nto tuzishima iteka. Amasomo rero agatwibutsa kutagarukira mu nzira, ahubwo kwishyikira ku Mana kugera ku butungane. Nyagasani aratwibutsa bya bindi ejo twavuze, gukunda mugenzi wacu kugeza no ku mwanzi wacu. Ngo ubu butungane bushyitse busumbye kure bw'abigisha amategeko n'abafarisayi, bo bikundira abakunda gusa, bikundira muri ya systeme mpanguye. Ugasanga ndakunda umuntu kugira ngo nayo mpiki ngiki, namuhereza ikintu azampa iki ngiki. Ubwo ntabwo ari ubutungane, kuko Imana yo idukunda atari uko turi beza, atari uko twanatunganye, ahubwo ku mpuhwe zayo. Urukundo rw'impuhwe, urukundo rubabarira, urukundo rutita ku bibi nakorewe, ahubwo ku mpuhwe z'Imana. Kwerekera Imana, kugana Imana, kwigana Imana. Akantu umubyeyi ubundi akenshi igitugora ku isi kinatubabaza, gituma turi n'inyuma narinjye kuvuga mu Kristo, nuko dukunda abantu bagenzi bacu duhereye ku rukundo badukunda. Umuhanga niwe wavuze ati umuntu nagukunda hanyuma ukagaruka ukamubaza icyo agukundira akabasha gukibona, uzakizwe n'amaguru. Kuko urukundo rw'Imana nta mupaka rugira, nta kondisiyo rugira, nta mabwiriza rugomba kubanza gutanga, ahubwo ni urukundo rushyitse, ni urukundo rwuzuye parfait, ni urukundo rwaho nyine rukugeza mu ijuru. Nawe nanjye kwirinde kugarukira mu nzira, ahubwo twigerere ku Mana. Mwebwe rero muzabe intungane nk'uko so mu ijuru ari intungane. Amen, amen, amen. Impamvu kubabarira bitugora, umuntu akaguhemukira neza neza ukamwima imbabazi, umuntu akagusaba imbabazi ukanga kuzimuha, akenshi usanga dushaka kumuha imbabazi zacu aho gushaka kumuha imbabazi z'Imana. Akenshi impamvu tudaha bagenzi bacu amahoro nuko twebwe ubwacu dushaka kubaha amahoro yacu aho kubaha amahoro y'Imana. Nyagasani aradusaba kurebera ku mbabazi ze, kurebera ku mahoro ye, gutanga amahoro ya Nyagasani, gutanga imbabazi za Nyagasani, gutanga urukundo rwa Nyagasani. Icyo nicyo kiruta byose. Naho ubundi igihe cyose nzagarukira mu nzira uzamenye ko utarashyika. Nushaka kugarukira mu nzira birakureba, biragusaba n'umunsi kugera ku Mana, kwigererayo, ukurikiza Imana akaba ari gukurikiza. Naho ubundi abantu nabo baracagase, warebera ute ku muntu nawe ucagase, ubwo se yaguha iki? Ko nawe nyine aguha icyo afite, aguha ibicagase. Ikiruta nuko twarebera ku Mana. Umutoza n'umwe ni Yesu Kristo, niwe tugomba gukurikira kandi tugakurikiza buri munsi. Umwitozo n'amasomo y'uyu munsi wongera twibutse abo dukurikiza, abantu twagize model, abantu twagize abo tureberaho mu buzima bwacu. Kandi umuntu rero w'umunyantege nke, ese hari aho bigera ukarebera kuri Kristo wenyine akaba ari ukurikira kandi akaba ari ukurikiza? Ibaze nanjye nibaze. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afrika, Trello, ngo abayoboke b'Imana ngo muri paruwasi imwe ngo bigeze bakusanya imisanzu ngo yo kugura imodoka ya paruwasi. Iyo modoka barayigura, umuhigo baza kuwesa bagura ya modoka. Nuko ngo padiri wari uyoboye iyo paruwasi wagombaga kugenda muri ya modoka agiye gukora ubutumwa nk'uko abayoboke b'Imana bayiguze muri iyo paruwasi, ngo aza gukora urugendo na ya modoka. Ngo ageze imbere waza guhura n'umwe mu bayoboke b'Imana baguze iyo modoka. Nuko rero ngo atega akaboko amusaba arifuta ati nyaboneka ngeza hirya. Aramusaba. Padiri ngo arikomereza, aramwihorera. Neza umuyoboke w'Imana bimurya mu nda ndetse no mu mutima bikomeye cyane, mu mutwe bitabuze. Atangira yibaza uburyo yakusanyije imisanzu, ariwe uruhagarariye abakusanyije imisanzu.
none koko padiri aramusize koko. Wa mucyo w'Imana ararakara bikomeye cyane uburyo umupadiri yahaye kumusiga. Kuri iyo foto nawe umaze kugura imodoka, umaze kwigura imodoka, urakusanyije, none akaba gusize, ntabwo agutwaye, ntabwo akuruhuriye ku rugendo. Nuko wa mucyo w'Imana atangira kwicuza ndetse no kurakara ati mbega inyiturano y'isi, umupadiri koko nankorera biriya bintu, ariyo twari twizeye kureberaho urugero rwiza. Uhera ubu ngubu rero mfashe icyemezo, jamais sinzongera no gutanga umusanzu wanjye na rimwe ngo mutange muri kiliziya, jamais, ntabwo nzongera. Icya kabiri, uko wa mukristo yakomezaga kugenda agenda ari no gufata ibindi byemezo ati sinzongera no gutura na rimwe mu kiliziya, nta turo ryagezongera kugaragara hariya. Arakomeza ati sinzongera no kujya guhazwa na rimwe. Arakomeza nanone arakomeza ati sinzongera no gusaba penitensiya. Umupadiri wankorera biriya nongeye musaba penitensiya, jamais, ntibishoboka. Arongera arakomeza muri rwa rugendo yari arimo ari kugenda yibaza kuri umupadiri ati sinzongera no kugira igikorwa cy'urukundo nkora nkurikije ibyo nkoreye. Hanyuma arakomeza ageza kuri 6 ati sinzongera na rimwe no kujya mu misa abapadiri gusa. Nuko akomeza kugenda afata ibyemezo ko nta na rimwe azongera gukandagira umuryango wa kiliziya n'ibindi byinshi cyane yafashe. Rimwe agafata icyemezo cy'uko atazongera gusenya muri iyo paruwasi, ko agiye kwimukira mu yindi, ariko akongera akifata ati si n'ubundi bose ko asanga ari bamwe, n'ubundi nta naho nzongera kujya, nta paruwasi nimwe nzongera gukandagiramo, sinzongera gukandagirana mu misa, sinzongera gukandagira no mu kiliziya, kurikije ibyo nkoreye. Arangerereje kandi ari mwizeye ko agiye kunduhura ku rugendo, ati bose ni bamwe, ntawamenya. Nuko wa muyoboke w'Imana agira uburakari bukomeye cyane, arakareho umupadiri neza ubanza kumubona yari kuza amucamo neza, akamucamo kabiri. Nuko igihe kimwe kiza kugera bya bindi by'uko usiga imisozi idashobora guhura ndetse n'imirongo iteganye, ariko ubundi abantu igihe gishobora kugera bagahura kubera Imana. Nuko ngo baza guhura na padiri wa muyoboke w'Imana, baza guhurira ahantu hakomeye kwirimbi. Aho kwirimbi rero ngo padiri akaba hari umuyoboke w'Imana witabye Imana, yarazanye muri ya modoka n'ubundi aje kumushyingura aho kwirimbi. Uhagarariye umuryango amaze kuvuga ijambo ryo gushimira padiri uburyo yafashije mu muhango wo gushyingura undi muntu wabo wari uherutse kwitaba Imana, wa muyoboke w'Imana wari warakariye padiri, ako kanya aratangira ararira bikomeye cyane aho kumva. Abari bari aho ngaho bakomeza kwibaza impamvu umuyoboke w'Imana ari kurira, abandi bamaze guhora, abandi bamaze kwiyakira. Ngaho fori cyarizaga umuyoboke w'Imana undi wari warakariye padiri, ngo yarizwaga nuko ya matariki bavuze muri bwa buhamya ahura neza wa munsi padiri yarakariho padiri ko yamwimye rifuti, uko bihuye neza nuko padiri yaratwaye wa murambo agiye gushyingura, atabaye ari umurambo wari uri muri iyo modoka gusa, atari yemerewe kugira undashyiramo neza umuyoboke w'Imana. Ako kanya ahita afata icyemezo cyo kujya gushaka padiri kugira ngo bongere baganire kuri wa munsi. Nuko amubwira uburyo bwose yamurakariye kuri wa munsi n'uburyo mubohoye. Nuko biyongera aho ngaho nyine kumva mu gihe babaherekeje wa muntu witabye Imana. Wa muntu yongeye gusubira kuri bya bikorwa yari yafashe icyemezo ko azongera gusubira mu kiliziya, ko azongera gukora ibikorwa by'urukundo, ko atazongera gusaba penitensiya, ko atazongera guhazwa, ko atazongera kumva ijambo ry'Imana, ko nta kintu azongera gucyamukiza, ko atazongera gutura, ko atazongera gutanga imisanzu. Bishoboke ko nyuma yaje kugarura ubwenge, asubiza ubwenge ku gihe, na n'ubu babanye neza, ubu babanye neza na paruwase, n'umuntu mwiza witangira abandi, witangira paruwase kubera Imana. Abayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Reka dusoreze gutuntu dutatu tuza kugufasha kongera kugarura ubwenge ku gihe, ahantu hose wari warataye Imana ugatana bayo, witwaje ibibazo uhura nabyo ku rugendo nk'undi mugenzi wese. Wongera ugarukira Imana, nawe werekera Imana, aba ari Imana ukurikira kandi ukurikiza. Icyambere ni ibyemezo dukunda gufata mu buzima bitewe n'ibyatubayeho, nabo twahuye, abatugiriye nabi, babandi bose twise inyangamugayo, twise modeli, baduha ingero nziza. Ugasanga wa muntu wagomba kuguha urugero rwiza atari uguhaye, ati padiri niyo nabonaga muri sosiyete ugomba kumuha urugero rwiza, ariko ntarwo ubonye. Bikaza kurangira wanze ibintu bya kiliziya byose,
wanze ibikorwa bya kiliziya ati sinzongera kubisubiramo kuko uriya yambereye urugero rubi, uriya mukristo nizeraga nameraga none arantamaje ampa urugero rubi arangushije. Icyo gihe aka kantu ugeze agaca akarongo biragaragara nyine ko ari padiri warukurikiye, niwe mucyo w'Imana witwaraga neza warukurikiye, ntabwo warukurikiye Kristo. Abantu benshi dukunze gukurikira abantu aho gukurikira Yesu, aho gukurikira Imana. Nk'ubu ubutungane bwacu impamvu budashyitse nuko nyine bugarukira ku bantu babandi twahinduye ingero z'ubuzima tugomba gukurikira no gukurikiza, aho gukurikiza urugero rwa Yesu Kristo ufite urukundo rushyitse rutaryarya, urukundo rw'Imana, ubutungane bw'Imana. Kuri ifoto nawe nyine ukurikiye ubutungane bw'umucyo w'Imana hariya, ukurikiye ubutungane bwa padiri, ukurikiye ubutungane bw'umuntu wagize urugero mu buzima bwawe, wazagarukira hehe? Nturashyika ku rukundo rwawe, ntirurashyika, ubutungane bwawe ntibushyitse, ntiburashyika ku Mana nyine. Ndakubwiza ukuri, ugiye kureba ubutungane dufite wasanga benshi dufite ibicagase kubera icyo abantu twagiye dukurikira aho gukurikira Kristo, abantu dukurikiza aho gukurikiza Kristo. Usanga nawe uri mu bakurikiye abantu wagize ibikomerezwa mu buzima bwawe, ubwo n'ubupagani ntabwo Kristo burimo. Icya kabiri ni ukwishyiramo umuntu. Acyashobora kwishyiramo umuntu ati yarampemukiye, nyamara utazi impamvu ibyo byabaye. Biragusaba rero kuzatera indi ntambwe kugira ngo wegere uwo muvandimwe. Ibyo ni bizagushyitsa ku Mana, kwegera abantu tubona dufitanye nabo akantu akivanjiri y'ejo twazirikanaga, maze tukigorora nabo, hataje n'ejo bundi tutazatabwa mu nyenga y'umuriro tutarigorora n'abavandimwe twahemukiye. Mubyeyi, nta muntu wowe ufitiye akantu ngo uzatera intambwe nyine ujye gusaba imbabazi utararinda ugera ku irimbi. Akenshi uzasanga dushaka kwiyunga tugeze ku irimbi. Mbega ubwenge buraha! Hari amatangazo menshi tuzajya tumenyera ku irimbi. Biradusaba rero kwinjiramo kugira ngo tumenye neza ubwo bubi bwacu, ubwo buhemu bwacu butubuza kugana Imana, butubuza inzira igana ijuru. Abo twahemukiye, abo twabitse mu mitima yacu, abo twiciye mu mitima yacu, abo tubitse nabi mu mitima yacu, kwigorora nabo bose. Icya gatatu, kwirinda kwivumbura. Iyo ubuzima bwacu ibyo twakoraga byose twabanzaga gushishoza, tukicara tugashishoza ati harya niye mpamvu ibi bibaye bitya. Buri gihe ukamenya impamvu y'ikintu, tukinda kwivumbura kugira ngo dukomeze turambye kuri Nyagasani. Umuntu nagukorera ikintu kibi ntuzahite umwitura nawe ikindi kibi ati nzongera gusubira mu kiliziya, sinzongera kujya gusenga. Ukajya wibaza uti harya nsenga Imana cyangwa nsenga uriya muntu? Nk'uko abenshi usanga twataye umurongo w'Imana, twataye kiliziya, twataye ibikorwa by'urukundo kubera abagiye baduhemukira muri byo, kubera abo twahuriye muri byo bakatugira nabi, bagatwereka urugero rwiza cyangwa rubi, bigatuma dufata ibyemezo bikwiye cyangwa bitari byo. Kandi abo nabo ni abantu. Uyu munsi uvuga uti umuntu nawe ni umuntu, ashobora gucumura, ashobora gukora nabi, ashobora no gukora neza, ariko icy'ingenzi ni uko atari we nkurikiza, atanankurikiye, ahubwo ni Kristo ngomba gukurikira no gukurikiza, akaba ari we ndeberaho. Naho ubundi umuntu we ushobora kumufataho icyiza afite ndetse n'ikibi afite ukakibonera, ukavuga uti sinzagikora, ngiye gukirwanya nivuye inyuma, ariko ntazaba ari we ufatiraho urugero rwose kuko utarashyika. Nawe umuntu ntarashyika. Biradusaba kwishyikira ku Mana, kugera ku Mana kugira ngo tugire ubutungane bushyitse buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masomo kuri Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.